hari ibintu ukora buri munsi ukabifata nk'ibisanzwe nyamara ugasanga bikomeza kugenda bikwangiza cyangwa se bikwicira ubuzima gahoro gahoro. Birashoboka cyane ko hari igihe wumva utameze neza cyangwa se ukabyuka ukumva umubiri wawe nta mbaraga ufite na gatoya, ukibaza ikintu cyaba cyabiteye ukakibura. No mpamvu rero uyu munsi nagutegura kino kiganiro. Hari ibintu abantu benshi bakunze gukora ugasanga nyine bikomeza kugenda byangiza ubuzima bwabo gahoro gahoro nyamara batabizi. Nyamara ushobora gusanga ibyo ngibyo bimwe muri byo nawe ubikora buri munsi. Ndaguha nk'urugero rwa hafi, buriya gukoresha telefone kenshi gashoboka ni ibintu byangiza ubuzima bw'umuntu kugera kuri rwa rwego nyine ushobora kwicara ukumva umubiri nta mbaraga ufite cyangwa se ukumva watakaje imbaraga burundu, ugatekereza ikintu cyaba cyarabiteye ukakibura. Nyamara buri gihe mbere yuko uryama ureba muri telefone cyangwa se ugasanga na mbere yuko ubyuka ubanje kureba muri telefone. Nyamuneka biriya bintu byica ubwonko. Ikindi cya kabiri, bituma umubiri utakaza imbaraga zawo cyangwa se utakaza ubushobozi bw'ubwirinzi. Sinzi niba kino kintu uri uracyumva cyangwa se uri nyine uragisobanukirwa neza cyane. Uyu munsi rero ndashaka ko turebera hamwe ibintu bitanu byangiza cyane ubuzima bw'umuntu cyangwa se ubuzima bw'abantu benshi. Nyamara rwose abenshi ikibabaje usanga nyine babikora batabizi cyangwa se badasobanukiwe yuko ibyo bintu nyine ari bibi ku buzima bwabo. Ikintu cya mbere gikomeye cyane cyangiza ubuzima bw'umuntu, handi nyine umubiri utangira gutakaza imbaraga cyangwa se ugatangira gutakaza nyine ubushobozi bwawo. Nyamuneka iki kintu ucyumve neza, kuryama nabi cyangwa se icyo twita sleeping. Iki kintu cyumve neza ndaje nyigusobanurire. Nyamuneka ushobora gusanga nyine wibwira yuko ari ibintu bisanzwe kandi uri kwiyangiriza ubuzima, uri kwicira ubuzima. Ejo n'ejo bundi uzajya kwivuza utakaze amafaranga kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Ikintu cya mbere gishobora kuzakwangiriza ubuzima ndi kukubwira ni ukuryama nabi cyangwa se kudasinzira neza. Iki kintu ucyumve neza. Kuryama utinze cyangwa se kuryama nabi bigabanya imbaraga z'ubwonko, bigatera stress kandi bigatuma umubiri udasubirana imbaraga. Urabizi neza nyine wenda iyo umuntu yiriwe akora cyangwa se iyo wiriwe mu kazi, ubundi biba ari byiza nyine yuko wenda uryama ukaruhuka kugira ngo umubiri wongere gusubirana imbaraga, wongere kumva umeze neza. Ro iyo utaryamye neza cyangwa se muri makeya, iyo utaruhutse bihagije cyangwa se kwa kundi nyine usanga mu ijoro utajya usinzira na gatoya, nyamuneka bishobora gutuma umubiri wawe ucika intege burundu. Handi nyine uzajya kubyuka ukumva biranze, handi nyine uzajya uri mu kazi ukumva nta mbaraga na nkeya ufite. Ibi byose bishobora guterwa n'iki? Bishobora guterwa no kudasinzira neza bihagije. Wakibaza se noneho ni ikihe kintu gishobora gutuma noneho ubura ibitotsi neza? Icya mbere, kutanywa amazi menshi. Icya kabiri, kwirirwa na stress, nyine kwirirwa na stress z'akazi. Ikindi kintu gishobora gutuma nyine wenda udasinzira ni stress z'umuryango. Akandi kantu gakomeye cyane abantu benshi bakunze gukora mbere yo kuryama ugasanga wirirwa ureba muri telefone. Biriya bintu rwose uzitegereze neza. Iyo umaze kureba muri telefone, abantu benshi bakunda kumbwira ngo njyewe iyo narebye muri telefone ntabwo nasinzira. Nyine ubwonko buba bwamaze kumenyera yuko kugira ngo usinzire birasaba yuko nyine ureba muri telefone. Nawe ibaza ibyo bintu uba warimenyereje cyangwa se ibyo bintu nyine uba waramenyereje ubwonko bwawe, niko umubiri wawe nyine ukomeza kugenda utakaza ubudahangarwa cyangwa se gutakaza stability. So rero rwose ahangaha igihe utaryamye cyangwa se utaruhutse bihagije bishobora kuzakugiraho ingaruka, handi nyine uzashiduka watangiye kujya kwivuza mu bitaro kandi byaratangiye gahoro gahoro. Inama nakugiraho ikomeye cyane, nutangira kwibona ikimenyetso cy'uko nyine utari gusinzira neza, nibiba byiza rwose uzashake icyo ukora. Nubona byanze ugane kwa muganga kugira ngo bakugire inama cyangwa se nyine kugira ngo baguhe imiti bitarakumera cyangwa se bitarakara cyane. Wakibaza se noneho iva iyo waryamye cyane cyangwa se wenda iyo waryamye amasaha menshi, noneho bwo nabwo wenda umubiri wawe ushobora kugira ikibazo? Ibi nabyo birashoboka cyane. Niba uzi neza ko ubura ibitotsi ni ikibazo, kandi nanone iyo uryama amasaha menshi ugasanga nyine uraryama kugira ngo uzave mu buriri ugasanga bibaye ikibazo. Ibi byose ni ikibazo. Ariko wenda kuryama cyane byo si ikibazo, kuko byo nyine ushobora gutoza ubwonko bwawe bikarangira nyine ubicitseho cyangwa se ubiretse. Ariko igihe ubura ibitotsi byo rwose biba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero niba uryama amasaha menshi cyangwa se ugasanga nurara neza, byanga byakunda ubuzima bwawe cyangwa se ubwonko bwawe bugenda bwangirika gahoro gahoro bucece kugira ko rwego noneho umubiri wawe uzatangira gucika imbaraga burundu. Wajye wikora akantu gato cyane ukumva urananiwe cyangwa se wakora siporo nyine ukumva umubiri wawe
se uyise ucika intege burundu. So gerageza ujye uryama cyangwa se uruhuke bihagije niba wifuza nyine kuzagira ubuzima buzima cyangwa se nyine muri makeya ukagira ubugingo bumeze neza. Reka turebere mu ikintu cya kabiri gikomeye cyane cyangwa se ikosa rya kabiri abantu benshi bakunze gukora rikangiza ubuzima bwabo nyamara rwose batazi neza yuko ari ikosa bariho bakora, ni ugukoresha telefone cyane. Rero buriya rwose aka ni akantu abantu benshi badakunze kwitaho cyangwa se badakunze guhereza agaciro, ariko ndakubwiza ukuri njyewe rwose ingaruka zangezeho ndazibona kandi njya kwivuza. Rero niba uzi neza ko ukunda gukoresha telefone cyane bikabije, nyamuneka uzagira ikibazo nyine cyo kugira nyine urumuri rwinshi, icyo twita screen time. Nemara kukubana nyinshi uzajya mu buriri ubure ibitotsi neza, ushaka gusinzira byange. So ugomba kwitonda cyane cyangwa se ugomba kwigengesera wenda niba ukunda gukoresha telefone inshuro nyinshi. Gukoresha fone igihe kinini bigabanya gutekereza neza, bigatuma ubwonko bunanirwa kandi bigatera kwiheba bucece cyangwa se gahoro gahoro. Buriya mu buzima tubamo fone kuyikoresha ntabwo ari bibi pe, ariko iyo ikurusha cyangwa se iyo yatangiye kukugenzura rwose uba watangiye kubatwa cyangwa se iba yatangiye kugenda nyine igera kuri rwa rwego igiye kuzakwangiriza ubuzima, cyane cyane nk'abantu baba content creator cyangwa se nk'abantu nyine bakunda gukora wenda gukoresha telefone cyane mu buryo bubinjiriza amafaranga. Abangaba bo rwose usanga kugira ngo nyine azabure ingaruka za telefone bigoranye cyane. N'abantu bakunda kweditinga bakoresheje telefone cyangwa se ama computer, nyamuneka biriya bintu ntabwo ari byiza. Igihe cyose ugiye kuryama cyangwa se mbere yuko uryama ntabwo ari byiza gukoresha telefone cyangwa se gukoresha nyine bino bikoresho bya electronique, kuko byangiza ubwonko. Ikindi cya kabiri bigatuma nyine ubwonko butakaza ubudahangarwa nyine bukabura ubushobozi. Inama nziza rero hano nakugira kuri no ngingo, niba uzi neza ko ukunda gukoresha telefone cyane, ikintu ugomba gukora koresha telefone igihe uri mu kazi, ariko nyine mu buzima busanzwe uyishyire kuri yawe cyangwa se ugerageze uyirinde. Nyine muri makeya ugerageza gutembera udafite telefone cyangwa se uyisige mu rugo nyine ugende utayifite. Ibi ngibi bizafasha ubwonko bwawe cyane kugira ngo nyine bugende bwongera gusubirana imbaraga cyangwa se bwongere bugende buyibagirwa gahoro gahoro. Ikintu cya gatatu gikomeye cyane abantu benshi bakunze gukora kikazabagiraho ingaruka nyuma ariko nabo nyine barabikoze batabizi, ni ukutanywa amazi ahagije. Kutanywa amazi menshi, aka kantu kumve neza. Amazi ni ubuzima, ubundi baravuga ngo water is life, ariko abantu benshi bayanywa gake cyane cyangwa se usanga nyine badakunze kubereza agaciro. Iyo umubiri ubura amazi urananirwa. Ikindi cya kabiri usanga nyine abantu benshi badakunze kunywa amazi ahagije, usanga bakunze kugira ikibazo cyo kurwara umutwe udakira cyangwa se ugasanga nyine akunze kugira ikibazo cya constipation, kurwara imatwe nyine cyangwa se ugasanga ari kujya kuri toilette ariko ugasanga byanze neza. Ibi bishobora guterwa no kutanywa amazi ahagije cyangwa se ugasanga nyine bishobora guterwa no kuba nyine utarya imboga zihagije. So niba uzi neza ko nyine udakunda kunywa amazi, nyamuneka bishobora no kugutera umubyibuho ukabije. Abantu mwese muzi neza ko mubyibushye ngo mufite mu nda nyine ngo mufite inda nini, nyamuneka udakunda kunywa amazi ibinure biriyongera. Ikindi cya kabiri nyine usanga umubiri utabasha gusohora cyangwa se gukura imyanda neza mu mubiri. So ugomba kugira ibiki, ugomba kwimenyereza kunywa amazi kenshi gashoboka. Niba utagira gourde cyangwa se karakantu batwaramo amazi, gerageza ujye ugahorana ahantu hose uri. Nyamuneka niba unywa n'inzoga cyangwa se wenda niba ukunda kwinywera agatama, gerageza niba waraye unyweye inzoga rwose mu gitondo ubyukire ku mazi cyangwa se unywe amazi menshi bishoboka kuwo munsi nyine ukurikiyeho, kuko buriya usanga abantu benshi banywa inzoga badakunze kwita ku mazi nyine nyuma yo kuzinywa, kandi buriya nyine bituma umubiri wongera gusubirana cyangwa se ugasubira nk'uko wari umeze. Ikintu cya kane gikomeye cyane abantu benshi bakunze gukora nyine batabizi, nyamara rwose bikazabagiraho ingaruka cyangwa se bakazabyicuza nyuma, guhora yicira urubanza. Iki kintu cyo ucyumve neza, ibi ngibi bigutera stress. Ikindi cya kabiri bituma uhora uhangayitse. Iyo uhora wibwira ko nyine wenda udashoboye nk'ikintu runaka cyangwa se wenda utari mwiza, ubwonko bwawe burabyemera. Nyine ugasanga nk'umukobwa ahora nyine ntabwo ashobora gutekereza ko nyine ari mwiza cyangwa se wenda muri makeya hari ikintu afite cyiza kuri we. Ibi ngibi bituma nyine ahora yicira urubanza, bikarangira nyine nawe atangiye kwemera kuko atari mwiza, kandi nyine uzasanga nk'umuntu bakundana atangiye kuzajya amugira igikoresho. So ikindi cya kabiri, abantu mwese nyine mwumva yuko hari ikintu udashoboye, ugatangira kumva yuko nyine wenda hari ikintu runaka mugenzi wawe nyine ashobora gukora cyangwa se wenda ashoboye wowe udashoboye, nyamuneka bituma nyine utigira icyizere. Kandi mu buzima buriya iyo utigira icyizere bishobora kugutera stress cyangwa se ukarwara ihungabana nawe ubwawe.
wawe utabizi. Rero guhora wicira urubanza nabwo ari ibintu byiza cyane. Niba wagiraga iyo defo nyine gerageza ubihindure. Ese wabihindura gute cyangwa se ni ikihe kintu cyagufasha kugira ngo noneho ujye ureka kwicira urubanza? Icyambere, niba hari ikintu ujya gutekereza ko utagishobora, aka kanya rwose ugistatinze ukakinjiramo wakibasha neza cyane. Kandi niba wibwiraga yuko utari mwiza cyangwa se udafite uburanga nyine ukumva nta cyizere wifitiye, nabyo rwose ushobora kubihindura, kubera ko buriya hari abandi bantu benshi urusha ubwiza cyangwa se hari abandi bantu benshi bifuza kumera nkawe. Ubundi hari umunyarwanda wavuze ngo ibyo bamwe baririramo nibyo abandi baririra. Ushobora gusanga wowe ibyo ngibyo uri kuririramo ari byo mugenzi wawe ari kurira cyangwa se ari byo yifuza kugira. Rero ibyo bitekerezo bibi rwose byangiza icyizere ndetse n'imbaraga zo kubaho. Igirira icyizere, wumve yuko buri kintu cyose wagishobora, nyine wiremwamo imbaraga, ndetse kandi nyine wumve yuko ufite ubushobozi bwo kuba nawe wagikora nk'abandi. Ikintu cya nyuma gikomeye cyane abantu benshi bakunze gukora batabizi, ariko nyine bikaba byakangiza ubuzima bwabo, ni ukwirengagiza umubiri wabo. Kwirengagiza cyangwa se kutita nyine ku mibiri yabo. Nyamuneka aka ni akantu k'ingenzi cyane, kandi rwose abantu benshi ntabwo bakunze kugahiriza agaciro. Ese ni gute umuntu atita ku mubiri we? Niba ushobora gufata buri kintu cyose ubonye ukagishyira mu nda yawe, nyine inzoga ugasanga inzoga yose yasohotse uri gushyira mu nda yawe, inzoga z'ibikorano, ugasanga buri kintu cyose nyine uri gupfa kurya, nyamuneka ntabwo wita ku mubiri wawe. Ikindi cya kabiri, niba udakora siporo ukaba utanywa amazi ahagije, ntabwo wita ku mubiri wawe. Inama nyamukuru cyangwa se wenda duhita dufata umwanzuro wa kino kiganiro, iyo wumva unaniwe, ufite stress cyangwa se ukumva ubabaye, ntuzakore ikosa ryo kubyirengagiza, kubera ko nyine nubyirengagiza wowe umubiri uzabibika, kandi nyuma numara kubibika bizahinduka indwara ikomeye cyane cyangwa se biguhindukiremo nyine umunaniro uhoraho. Nyamuneka rero rwose igihe cyose wumva yuko utameze neza, ni byiza ko wagana kwa muganga cyangwa se ugashaka nyine umuntu ukugira inama. Rero niba uri kumva kino kiganiro, iyindi nama nakugira ikomeye cyane, buriya ubuzima bwawe ntabwo buzasenyuka ku munsi umwe pe, reka, ahubwo buzasenyuka mu bintu bito cyane cyangwa se muri twa tuntu nyine udahereza agaciro. Urirwa winywera inzoga, urinywera itabi nyine ukumva ko ari bisanzwe, unyweyeho rimwe nyine ejo uzanyweho kabiri, ariko ejo n'ejo bundi uzashiduka wamaze kuba addicted cyangwa se wamaze kubatwa na bya. Rero niba ushaka kuzagira ubuzima buzima, ikintu cya mbere ugomba gukora muri ino viziyo turimo, irinde ikintu bita kugendera ku myumvire ya bagenzi bawe. Wirinde ikigari nyine utazagendera nk'aba basaza bagenda bavuga ngo kunywa amazi ntabwo ari byiza cyangwa se ngo nta mugabo wanyweye amazi. Nyamuneka amazi n'ubuzima. Ikindi cya kabiri, gerageza kuryama uruhuke, wigire icyizere mu bintu byose ukora. Ibi ngibi bizagufasha cyane. Niwirinda telefone nyine, ibintu byose nyine navuze ukagenda ubyirinda, uzagira ubuzima buzima. Ubundi urenzeho gusevinga. Ibuka gusevinga mu bintu byose ukora cyangwa se mu byo utekereza byose.